izongera ikore n'ibindi. Mwaramutse cyane mwiriwe bivanye naho muherereye. uyu munsi dufite ibidasanzwe, murabibona ibintu kuri kamera, ibintu ntibisanzwe ibintu biri fresh, isosi iri fresh, ibiryo, inyama, ibintu byose biri fresh. uyu munsi rero twagendeye muri Helping Heart Foundation, aho tugiye kureba uburyo imirimo yayo baba bayikora. Abatari bake Helping Heart Foundation bamaze kuyimenya, bamaze kumenya ibikorwa bakora, imirimo yabo y'urukundo yo gusura abantu kwa muganga, kugemurira abantu mu magereza atandukanye, kwambika abantu bambaye ubusa, abana bo mu mihanda, kugenda babagaburira bakabambika. Mbese Helping Heart Foundation ntitwareka kuvuga ngo imaze guhindurira ubuzima abantu batari bake. uyu munsi rero natwe nka N'igihe cyawe TV twagendeye aho Helping Heart Foundation iri mu imyiteguro yo kugaburira abantu kwa muganga, abagwaye batandukanye. Mbese reka mvuge ngo uyu munsi nibidasanzwe, ibintu bimeze fresh. Wewe rero tugiye kubana muri kino kiganiro, reka mbanze nkusabe ikintu kimwe. Niba utarakanda subscribe, reba aho hasi ya video ahantu handitsemo subscribe, ukandeho rimwe gusa, ahasigaye tujyane cyane tuzahore tubana mu biganiro byacu 5 kwa 5. nakubwira iki rero, ibintu ntivyoroshye, ibintu birakaze. Benshi ntibazi Helping Heart Foundation, nababwira ngo n'abantu biyemeje, bashinga groupe yiyemeje gufasha abantu bababaye, abantu batandukanye, mbetse bagakorera no buvugiza abantu bababaye. Abantu benshi bamaze guhindurirwa amateka binyuze muri iyi fondation. Ibikorwa byinshi birambuye, ugomba kureba ivyo bakora. Wajya kuri YouTube ukandika mu ijambo Tabara TV, uzabona amavideo y'imirimo yabo bakora atandukanye. Ariko natwe nka N'igihe cyawe TV twahigereye, murabona ibintu bimeze neza, ibiryo bimaze gushya, ibintu bimaze kuba tayari. Bari mu myiteguro yo kwerekeza kwa muganga, aho bagiye gusura abagwayi bo kwa muganga. Reka tuvuge ngo Uwiteka akomeza aho umugisha bano bantu, kuko bakoze ibintu bidasanzwe. Ahubwo nawe niba uri kubireba ukabona bigukoze ku mutima, wakora iki? Reka nawe ugire umutima w'urukundo, kuko n'ubundi Bibiliya iratubwira ngo imirimo itagira urukundo iyo ntuzayihemberwa. nawe ugire icyo uzahemberwa muri iyi si. Rero tugiye kwa muganga turebe uko imirimo yabo uko ibikorwa by'uyu munsi biri bugende. Twavuze ati kubera iki natwe tutagenda ngo tuhigerere turebe uburyo ngo barakora imirimo yabo. Reka nkubwire ngo imirimo yabo ni imirimo myiza cyane, wabimenya bageze iwawe bakabigukorera, bakagufasha. Wahita umenya ngo Helping Heart Foundation uyu munsi yaje guhindura amateka. Reka rero tugere kwa muganga, murabibona turahageze kwa muganga. Reka turebe uko igikorwa cy'uyu munsi kigiye kugenda, natwe twifatikanye na Helping Heart Foundation mu mirimo yabo y'uyu munsi. Reka turebe uko bari bubigenze, uko bari bugaburire abantu. Murabibona abantu baricaye, ibintu bimeze neza, mbetse abantu barababaye. Murabona abari muri service ya Helping Heart Foundation bari mu myiteguro, ibiryo batangiye kwifundura, bari gutangira kugaburira abantu, ibintu bimeze neza.
Gracias.